n'indi platform nshyashya. Wowe mushya utari wankandira subscribe wabanza wakanda subscribe kuri channel yacu ya Tutel Tech kugira ngo igende ikwereka uburyo wakuramo amafaranga online nta gishoro bashoye. None ngira ngo aha ngaha murabona aga platform gashasha gasohotse nonaha, ngira ngo murabibona, ni aga platform gasohotse aka kanya. Urabona ko ari iya company Avocado nanone ikazanye, ngira ngo murabibona neza neza, gasohotse mu kanya ntabwo ndabikuramo, gusa nako twakagerageza tukareba niba ari ikintu kiri buze kuvamo. Guys, kubikura minimum yako ni amadolari 12. Ngiye kukwereka task wakoramo ukimara gukanda kuri link urasanga muri comment ya mbere, urasangamo amalink abiri ya groupe yacu ya WhatsApp, usangemo n'indi groupe yacu, urasangamo groupe yacu ya WhatsApp, usangemo na link yo kwiyandikisha, urabisanga muri comment ya mbere. Muri iyi video comment ya mbere niho uri buze gusanga link wiyandikishe. Ukimara kuyikanda barakwereka ahantu urashyiramo amazina yawe, amazina yawe uri buze gukoresha niyo uri buze gushyiramo, ushyiremo na email, hanyuma uhita ukanda create account, hanyuma urasangaho idolari rimwe, usanga idolari rimwe ry'ubuntu, twavuga ko ari nka bonus bari buze kuba baguhaye. Noneho ngira ngo urabona yuko nutumira umuntu baraguha hafi 700 y'amanyarwanda, 0.5. Ngira ngo urabona yuko aha ngaha haba harimo n'ubundi buryo bwo gukora amafaranga ngo ni read and earn. Ni ugusoma, wowe baguhereza ibintu ugasoma, bakaguhereza amadolari 0.5 niyo bakwishyura. Ngira ngo urabona yuko task nta bari baza kudushyiramo wakoreramo, ariko reka tube dukoresha iyi ngiyi. Ninza tugakandaho ni ukureba iyi meaning tukareba niba koko hari ikintu kizavamo. Ngira ngo iya mbere yo nayikoze, ngira ngo urabona yuko nayiclaiminze, bavuga ngo imara iminota 5 ariko yose ntabwo iyimara. Reka dukande kuri iya kabiri turebe, aka kantu nikuzura tuhita duclaiminga amadolari yacu. Reka tugategereze, ushobora ko waba usoma ibi ngibi kubera ko nibyo baguhembera, kadutegereze kabanze karangire. Okay guys, ngira ngo urabona yuko kagiye kugera ku musozo. Ndahita nza nkande hano ngo claim 0.5. Nimara kuhakanda ndategerezaho gatoya, ngira ngo urabona yuko hano hasi bambwiye ko amaze gukorera 5 yanjye, kandi urabona ko na hano bamaze kuyaclaiminga. Noneho n'izi zose uragenda uzirebaho. Reka twirebere ibindi, ngira ngo urabona yuko mise nuzuza amadolari 2 aka kanya. Guys, noneho nimara gukanda hano kuri invite erana, dore wowe ikintu utanga iyi link yawe umuntu akayikoresha ariyo yinjiriraho, ukahita ukorera ayo madolari. Nibwo buryo burimo bwo kuba uri gukoreramo amafaranga. Ngira ngo urabona yuko ubundi social task ntabwo ziraba available, nizimara kuba available zabereka n'uburyo wazikora. None iyo ugiye kubikura ni ukuza hano kuri wallet. Aha ngaha ngira ngo urabona yuko ufite amadolari 2, ariko nyine hano hasi batubwiye ko minimum withdrawal amadolari 12, ku buryo ugukanda withdrawal akakubwira ati banza wuzuze amadolari 12. Guys, ni ubwo buryo burimo, bibaye nta zindi condition zirimo amafaranga twayajya. Rero nawe kwiyandikisha ni ibyawe, uhabikorera. Niba utari wajoininga groupe yacu WhatsApp, niho hacaho ntuza nyinshi zigiye zitandukanye tugenda dukoresha, wayijoininga kugira ngo ujye ubasha kubona izindi update nshyashya.